Ubu noneho ngiye kukwereka uburyo wagarura message za WhatsApp mu gihe waba wazisibye ubigendereye cyangwa se utabigendereye ari ibintu bigutunguye. Ubu buryo bukora kuri WhatsApp isanzwe cyangwa se GB WhatsApp cyangwa se indi WhatsApp waba ufite mu yari yose bikorwa kimwe. Icyambere rero usabwa nuko umenya ko uri butakaze message ufite ubu ngubu kugira ngo ubashe kubona izambere. Gusa nazo ushobora kuzibika ku ruhande mu gihe hari zo wazaba ukeneye nazo ukaba wazigarura. Ntabwo bishobora kuvanga izasibwe n'izo wakiriye nyuma yaho. Reka dutangire mukwereke. Ubwo nyine ndakwibutsa kubanza wakora backup yizo ufite nonaha kugira ngo utazitakaza. Urabona ngiye gusiba izi message ufitemo zose ziveho. Nyuma nimara kuzisiba ndaza kongera zigaruke. Bikorwa bite rero? No kugenda kuri settings, wagera muri settings ukajya muri applications, wagera kuri application ugasangamo application yitwa WhatsApp. Ukayishaka hariya muri application. Hari telefone ziba zifite ukundi ziyita apps ariko inzira ni iyi. Iyo ugeze kuri WhatsApp urayifungura hanyuma ukajya kuri ikahanditse clear data ukabyemeza. Icyo gihe WhatsApp iba uyibagije ibyo yaribitse byose. Nyuma yo gukora clear data kuri WhatsApp, hanyuma garuka mu application ufungure file yitwa my file cyangwa file manager bitewe na telefone yawe uko ibyita. Nugera muri file manager uraza kuri storage, ugende kuri folder yitwa WhatsApp cyangwa GB WhatsApp. Uyifungure ujye kuri folder yitwa databases. Nugera muri folder yitwa databases urasangamo file zifite aya mazina zigaragara gutya. Izi databases cyangwa se backup za file usanga muri folder yitwa database nizo WhatsApp igenda ibika buri munsi kuko ubwayo iribwiriza igakora backup saa 8 z'ijoro iyo telefone yawe iri on. Hanyuma rero iyi ngiyi ubona iri hejuru itarimo amatariki niyo ibibitse message uri gukoresha uyu munsi. Izi zindi zo hasi zigiye ziriho amatariki ni iz'ibihe byashize, ni message wakoreye backup cyangwa se WhatsApp ubwayo yikoreye automatically ariko ntabwo ari zo urimo gukoresha nona. Niba rero hari izo ushaka kugarura zahise, urareba muri izi file ifite amatariki wifuza, hanyuma uraza kuyirenaminga uyisanisha n'iriya yo hejuru itagira amatariki mu izina ryayo. Bityo nuyirenaming ugasibaho aya matariki niyo irabibaye current cyangwa se niyo irabigezweho. WhatsApp irayiconsideringa nkaho ariyo ya nyuma iheruka kubika. Aha noneho hituhindura izina rya file imwe muri izi niba usanze kuko ariyo ushakamo message zawe bitewe n'igihe wazakiriye, uyite kimwe n'ingiyi ubona ahangaha. Hanyuma ubu ngubu noneho ushobora gutangira ukongera ukinstara WhatsApp. Ntago ari uko installa bundi wisha no kuyifungura kuko utigeze uyikuramo. Urayifungura ukomeze amabwiriza y'ikwa kundi dukomeza, hanyuma ushyiremo nimero yawe. Numara gushyiramo nimero yawe kandi kuri next, utegereze message ya verification. Message ya verification nimara kuza ukore confirm, hanyuma WhatsApp iraza kukubaza niba ushaka gukora restore. Niba ushaka gukora restore, icyo gihe message iri buguhe niziri muri ya file wahinduriye izina, ari byo navuze to rename. Icyo gihe urahita ubona ubutumwa bukubiye muri ya database wakoreye rename. Nubwo yaba yari maze imyaka 2 cyangwa 3, urahita utangira ukomerezeho aho byari bigeze. Ngibi rwose ntabwo ari ibintu bihambaye cyane. Ugomba kwemeza kuzajya gukorera backup buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi cyangwa se ikindi gihe ushaka bizajya byikora. None ibintu byose reka mbikubwire mu ncamake. Nkuko ubibona, icyambere ni kujya muri setting ukamanuka kuri apps, wahagera ugahitamo WhatsApp.
hanyuma umaze gufungura kuri WhatsApp ugakanda kuri storage, ukamanuka hariya handitse ngo clear data ukahemeza. Ibyo byarangira ukava muri setting ukagaruka ugafungura application yitwa file manager cyangwa my file, biterwa nuko telefone yawe yita, ariko ni hahandi uca ugiye kureba ibyo telefone yawe ibitse. Nugeramo urafungura ku mafoda yose, ushakishe foda yitwa WhatsApp, uyinjiremo n'imbere urasangamo indi foda yitwa databases. Muri iyo foda yitwa databases nimo usanga amafayiro aherwa n'umubare 12 agiye ariho amatariki y'igihe telefone yawe yayabikiye. Hanyuma urahitamo imwe muri izo ukeka ko ibitse message ushaka, ubwo nyine bitewe n'igihe message ushaka kugarura wazakiriye. Numara kuyihitamo urayihindurira izina, turi name, kuyihindurira izina, hanyuma usibe amatariki usigaze ibindi byose. Ubu icyo gihe uraba ugikemuye. Hanyuma numara kubikora uragaruka gufungura WhatsApp, tugeze hano kuri 6, urafungura WhatsApp bisanzwe, hanyuma iratangira kukubaza nimero yawe kuko wamaze gusiba ibyo yari isanganywe, irongera kubaza nimero bundi gushya. Ushyiremo nimero ya telefone yawe, wemeze next, ihita ikubaza niba ushaka gukora backup, wemeze yego, hanyuma irahita itangira gukurura message ziri muri ya file wahinduriye izina. Ibindi byose bikurikiyeho birikora n'ugukanda next gusa, hanyuma message zawe zari zaratakaye zikagaruka. Ngayo nguko nizere ko biri